fata ayo magare ya Farawo yego ngo akururuka biruhije kuko igitondo kigeze yego ngo bagerageje gukurikira ubu bwoko biranga kubera ko cya gitondo cyageze yego ngo itibwira Mose ngo noneho rambura inkoni hejuru y'inyanja ushatse kumbwira ngo igitondo kigeze yes amagara farashi bya Farawo inziga zabyo bigenda bikururuka biruhije noneho barizwa na Farawo batuze bakinjira mu gitondo cyo gushima no yego uravuze ngo ushobora kuba umuntu ubwiye aba bantu ngo bashobora kuba bari mu ijoro ry'amarira afite ibimuriza ariko hari ijoro hari igitondo kigiye gutuma avugirizamo impundu Imana yacu tugirira ubuntu cyane kuko aba bagabo Saduraka na Meshake na Bedenego yego ku munsi babaha umunsi wo gufata decision baba ngo noneho nimutemera kuramya iki gishushanyo yego dore nguyu umuriro wenyegejwe karindwi nabo ni ijoro ryabo ry'amarira bareba itanura ryenyegejwe ibintu byari bizwi bitari mu mfufu yego bati nimutemera noneho kuramya iki gishushanyo kibajwe yego iri joro ryari danje ngewe rero ukankubwira ni iyo bavuze itanura hari abantu bumva itanura niba batanarize ngewe rero amatanura ndayasi ndi n'umuntu wacaniriye amatanura yatubwiye itanura rimaze ngende umuntu wacaniye amatanura ducanira migina uretse muri iki gihe cya none basigaye bacanira amatanura bakoresheje za nyiramugengeri noneho rero hari igihe twebwe twacanye amatanura ducana ingiga z'ibiti itanura rimaze kujyamo imipakiro 3 riba rihinda nk'uko nakubwira se imodoka iri guterera hehe riba rihinda bya hatari hari iyo bagucopyemo twabyitaga gucopa bakujugunyemo bagahita bagushiraho umupakiro uwo mupakiro ugacika nta kintu bashobora kuzabona rero noneho hibaza itanura sinkubyiye imipakiro 3 reba itanura ryenyegejwe karindwi bivuze ngo ariko kuko habaho igitondo ahari kurira kwararira umuntu yego mu gitondo hakaba hateganyijwe impundu yego Imana ngo ibanza mu itanura marayika yururukira mu itanura bajugunyamo bazi ko babishe igitondo ijoro ry'amarira haje igitondo cy'impundu basanga marayika yafashe umuriro wose awuca imbaraga kugeza ubwo umwami yiyiziye Dawidi rero afite noneho ubuhamya bw'uburemere bw'ijoro ry'amarira ariko noneho akagira uburemere bw'igitondo cy'impundu bivuze ngo dutangariza umuntu maziranye ijoro ry'amarira kabone n'ubwo ibyo bikurijije biteye ubwoba nabigoye pe ariko igitondo cy'impundu kirenze ijoro ry'amarira reka tunamubwire ko nubwo urwego rwose waba uri kuriraho yego ruturanye n'igihe cyo kuvuza impundu biratura Imana ihabwe icyubahiro cyane reka tunamubwire ko urwego rwose rw'agahinda n'umubabaro waba urimo rw'inzara rwo kubura epfo na ruguru yego biraturanye neza no kubona igisubizo cy'impundu mu gitondo Imana ihagurutse ntabwo ushobora kubabara imyaka 100 yego nuko nta nabayigira wenda batubabare no kugira ngo tubahe ingero ushobora kuba bari igihe kirekire erega buriya niyo yaba umwaka umwe ku muntu ni 100 kuyumubabara ariko ku munsi wo gutabarwa ntibitwara umunsi urenze umwe yego erega na Bibiliya bango iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe amajoro yaba menshi nituvuga ijoro ushobora kuba ati ko muvuga ijoro rimwe kandi maze amajoro menshi reka nangariza uyu muntu ushobora kuba amajoro aba menshi agahimwa n'igitondo kimwe cy'impundu cyuko Imana iguhaye kuvuga haleluya amajoro y'ibibabaro n'agahinda yaba menshi ku buzima bwawe bakubayeho menshi ariko agiye guhimwa n'igitondo kimwe Imana iguhaye kuvugiriza birashobora ko wari umaze igihe kinini wari kudukurikira kuri TV yego
udukurikira wowe uri mu marira n'agahinda yumvishije byinshi wamubwirije hano kuri shaka Imana twarakubwirije byinshi hari niba windi wagiye wumva haba mu rusengero ariko ntiwigirire nabi habayeho igitondo cy'impundu ku buzima bwawe Imana ihabwa icyubahiro mwene data mukundwa wowe udukurikirana twaje ngo tugutangarize yuko ntabwo tuzi amajoro ukesheje menshi y'amarira ariko Imana iremye igitondo gihima ya majoro yose cyo kuvugirizaho impundu ukavuga ati mbonye ukuboko kw'Imana mu majoro n'iminsi n'amezi n'imyaka narize mbonyeho umunsi wo kuvugirizaho impundu. Reka tubwire n'uyu wari ufite ibyaha abona avuga ati se nyewe icyo gitondo cyangeraho gute igitondo cy'imbabazi cyo kwakiriraho imbabazi zo kuva mu byaha nakibonana Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 6 gitanya ngo kuko uburakari bwayo ari ubw'akanya gato nawe va muri ibyo byaha ugiye kubona igitondo cyo kuva mu byaha igitondo cyuzuye imbabazi z'agakiza imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo ibyaha uko byaba bingana kose Bibiliya avuga ngo niyo byatukura tukutuku ibasha kuhindura ikaba nka sheregi ubwoya bw'intama. Ndagira ngo twinjira ku musozo twinjira ku musozo umbabarire umbwirira abantu bakesheje amajoro menshi barira barayakesheje menshi ntabwo tugiye kurondora ibishobora kuriza abantu ntabwo turi buvuge yego ahubwo ndagira ngo wowe uvuge ku gitondo urumva njyewe wenda mvuze ku ijoro ry'amarira kuko ndayazi amajoro y'amarira ariko mbabarira umbwire uhumuriza abantu nanjye umumuririzemo umbwire ku gitondo cy'imbabazi. Reka tuvuge kuri iki gitondo yego iki gitondo kugira ngo dusoza tunakivuga yego reka tuvuge ku Bisiraheli bari bacitse yangoyi yo mu butayu mu Egiputa yego bageze ku nyanja yego bari bazi ko bakize wa mugoroba w'amarira rya joro ry'amarira yego basanga inyanja n'imisozi ntabwo bari butambuke yego Imana Mose yegereye Uwiteka umva ukwina ijambo hano Bibiliya hibivugaho kugira ngo umbwire iki gitondo nyumveho hano mu bice 14 byo gitabo cyo kuva umurongo w'10 haravuga ngo Farawo abatuze hari igihe umuntu abatuzwe n'ibibazo n'ibigeragezo bikamutuga bikamukanda ahana atinyagamburira ahanga ngo Farawo abatuze ngo Abisiraheli bahindukirira Mose ni hano nono nituvuga Mose tureba Abisiraheli tureba abantu bahindukiriye Imana bakavuga ngo ariko Mana wemeye ko tuba mu buzima bw'ubusharire wemeye ko tuba mu buzima bw'amarira ni wowe wavuze ko uzadutabaruka turengera ese cya gitondo kiri abari cyumbwira jewe rero umva uko Uwiteka avuze yego ngo ahindukirira amagare ya Farawo yego ngo inziga zayo ngo zikuruka bigoranye kuko igitondo kigeze yego ngo uburakari bw'Uwiteka buhita bufata ayo magare ya Farawo yego ngo akuruka biruhije kuko igitondo kigeze yego ngo bagerageje gukurikira ubu bwoko biranga ngo Imana kubera ko cya gitondo cyageze ngo itibwira Mose ngo noneho rambura inkoni hejuru y'inyanja ushatse kumbwira ngo iyi gitondo kigeze amagare n'amafarashi bya Farawo inziga zabyo bigenda bikuruka biruhije noneho ababariraga barizwa na Farawo batuze bakinjira mu gitondo cyo gushima no kuvuza impundu noneho ngo bakimara kwambuka bari mu nyanja yego ngo bageze ku muntu wa nyuma w'Abisiraheli w'igitondo yego ngo n'uwanyuma wo mu Egiputa nawe yarageze mu nyanja. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo Imana ibwira Mose ngo noneho ongera urambure iyo nkoni. Rero aba bantu bo igitondo cyabo cy'Abisiraheli bari bafite ibintu bibatuze. Byari bafite ibintu bibatuze. Kiba kirabonetse Miriam itatera indirimbo. Ubwo ushatse kuvuga ngo tubwira abantu bari bafite ibintu bibatuze bimeze nk'amagare n'amafarashi by'ingabo bya Farawo ko hari igitondo. Kw'igitondo cyo kuvugirizamo impundu gisohoye ku buzima bwabo. Imana iguha umugisha.
ushobora kuvuga ngo ibyo bintu muvuga tubyumvisha igihe kinini, yego, ariko nubwo ubyumvisha igihe kinini nyine wari utarahura n'igitondo cyane. Erega n'ubundi icyo cyo wenda nitugitindeho ko abantu banavuga ngo abyumvisha igihe kinini, n'Abisiraheli bumvishije igihe kinini babwirwa yuko bazacungurwa bagakurwa mu maboko ya Farawo, ariko bareba n'uburyo cy'abatuze nibibwiraga ko byarangiye, ariko igihe cyarageze birarangiye. Kuba utugarijwe ntibivanyeho ko igitondo cy'impundu cyavuye rwose, kuba ufite intambara zikomeye, kuba ufite akaga n'ingorane, igitondo cy'ubutabazi kirasohoye. Ni ko ubuhanuzi buje bukubwira. Ubuhanuzi buravuze ngo nubwo umaze igihe hari amajoro menshi y'urusaku n'induru akuriho akubwira ngo ese bizamera bite, umva ko wasenze. Iyo wasenze irihe? Najya ngutangarize mwene data ko iyo senze igaragarije mu gitondo cy'impundu gisohoye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Abantu ngo bakire imbabazi z'Imana. Amen. Ku gitondo cy'umugisha ku buzima bwabo gisohoye. Imana iguhumugisha. Yego, mukozi w'Imana, Imana iguhumugisha. Iguhimugisha kuri shaka Imana. Reka dusoze dusenga, dushimira Imana yuko itugejeje ku gitondo cy'umugisha. Nanone mwami Yesu, mwana w'inama w'Imana isumba byose, ijambo riratubwiye ngo kuko uburakari bwawe ari ubw'akanya gato, kandi ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwajya guca impundu zikavuga. Tugushimiye ko mwene data yakiriye igitondo cyo kuvugirizamo impundu. Mushiki wacu mugesheje mu gitondo cyo kuvugirizamo impundu, afite amarira menshi yaramaranye igihe arira, ariko urakoze kumuhaye kuvuza impundu. Yari afite ijoro ry'uburwayi ry'ubusharire, ariko umugesheje mu gitondo cy'ubuzima, umuhaye kuvuza impundu mu izina rya Yesu Kristo. Umukoko kwawe kweza kubaye kure mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Shalom. Turabakunda cyane.